izagukurikiza umujinya. Hari abantu bajya bambwira ngo buriya rero ngo uri umurokore ngo aho kugira ngo iguhombe ngo yaguhombya, nkavuga ni murayibeshyera pe, aho kugira ngo iguhombe yaguhombya. No, jewe Rutayisire ntwari mvuye mu gipastori nkabireka nkigira kwishakira amafaranga mu bucuruzi. Ntabwo Imana yanteza ibihombo, oyo ntabwo ariko Imana ikora, ari uko ikora. Abanyabyaha baba barahombye kera batakiri no muri business. Imana igushiriza imvura ababi n'abeza ikabavushiriza izuba. Iyo migani rero ngo aho kugira ngo iguhombe ngo yaguhombya ntabwo ihuye n'ukuri kw'Imana, kuko nzi abantu benshi bavuye mu nzira y'Imana barigendera kandi barunguka, gusa bakabura amahoro kuko nta mahoro y'abanyabyaha. Mujye mubitandukanye. Ikindi babura, nta murage w'ubugingo baba bagifite kuko bavuye mu murongo w'umuryango w'Imana. Ubundi umupagani rwose uzi gucuruza aracuruza agakoreramo ibyaha kandi yarahoze akizwa. Njya mbona n'abarokore, abahoze ari abarokore benshi rwose ubu ngubu bakize bahejeje kandi baragiye mu byaha basubirayo. Ariko Imana icyubura ni iki ngiki turimo kuvuga, nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro afite ku Mana, nta murage afite ku bizaza. Nta nubwo akivuga Imana ngo avuge ngo ni data, ngo umunsi byakomeye avuge ngo ibyo byose giye ndabizi ndasubira iwacu. Imana ibahumugisha rero. Ibindi nkatwe yari gupfa apfiriye ibyaha bye, ariko kuko we nta cyaha yakoze amaraso ye yarahagije ngo arihirire ibyaha byacu. Icya kabiri, kuko we ahoraho iteka ryose, si ngombwa ko buri mwaka yinjira hera cyane ajyanye amaraso y'ibimasa cyangwa y'ihene. Abakunda gusoma muze kubira mu Maheburayo niko bavuga. Gucungurwa rero ni ukuvuga ngo imyenda yacu yarayirihiriye araducungura. Turaza kubibona mu gice cya gatatu ntaruvuga ngo cyangwa mu cya gatandatu no twabibonye ngo uko twajyaga dutanga imibiri yacu ngo ibimbata zo gukora ibyaha, noneho tuyitange ibimbata zo gukiranuka. Amen. Nkatwe yari gupfa apfiriye ibyaha bye, ariko kuko we nta cyaha yakoze amaraso ye yarahagije ngo arihirire ibyaha byacu. Icya kabiri, kuko we ahoraho iteka ryose, si ngombwa ko buri mwaka yinjira hera cyane ajyanye amaraso y'ibimasa cyangwa y'ihene. Abakunda gusoma muze kubira mu Maheburayo niko bavuga. Gucungurwa rero ni ukuvuga ngo imyenda yacu yarayirihiriye araducungura. Turaza kubibona mu gice cya gatatu ntaruvuga ngo cyangwa mu cya gatandatu no twabibonye ngo uko twajyaga dutanga imibiri yacu ngo ibimbata zo gukora ibyaha, noneho tuyitange ibimbata zo gukiranuka. Amen. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Niyo batakumanika ariko buri muri CRB, noneho icyo gihe byabaye kuvuga ngo uyu muntu yari imyenda ntiyashobora kwishyura, sibyo? So ubwo yari imyenda ntashobore kwishyura, ngomba kumutwara akabimbata yanjye kajya akora ibyo mutegetse. Nibwo uzabona kenshi no mu ndirimbo zimwe naho Paulo yandika avuga ngo twari imbata za Satani, noneho kubera ko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. So the only way yo kwishyura imyenda twari dufite hagombaga kuboneka urupfu. Niyo mpamvu bahoraga bica intama bakica ihene. Burya bwari uburyo mbese Satani akavuga ati ariko nkubwire Imana, iyi hene nubwo bayitambye ntabwo ifite agaciro kangana n'uriya muntu, icyaha cye kiracyariho. Niyo mpamvu bagombaga gutanga ibitambo buri mwaka, kuko nta gitambo gihagije cyari cyarabonetse gishobora kuducungura, gishobora kurihirira ibyo twakoze. Niyo mpamvu uzabona nka Paulo yandikira Abakolosayi mu gice cya 2 aravuga ngo urwandiko rw'imihango rwahoraga ruturega, kuvuga ngo urwandiko rudushinja yuko twakoze ibyaha kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Yesu yaraje ashyiraho amaraso aravuga ngo ngo iyi fagitire yishyuwe. Amen. Kandi kuko ari amaraso
atariho urubanza. Hari ahandi mu Baheburayo babivuga neza, kavuga ngo iyaba yarakoze ibyaha nkatwe yari gupfa apfiriye ibyaha bye, ariko kuko we nta cyaha yakoze, amaraso ye yarahagije ngo arihirire ibyaha byacu. Icya kabiri, kuko we ahoraho iteka ryose, si ngombwa ko buri mwaka yinjira hera cyane ajyanye amaraso y'ibimasa cyangwa y'ihene. Abakunda gusoma muze kubira mu Baheburayo niko bavuga. Gucungurwa rero ni ukuvuga ngo imyenda yacu yarayirihiriye, araducungura. Turaza kubibona mu gice cy'agari ntaruvuga ngo cyangwa mu cya gatandatu no twabibonye ngo uko twajyaga dutanga imibiri yacu ngo ibimbata zo gukora ibyaha, noneho tuyitange ibimbata zo gukiranuka. Amen. Icyo ngicyo nicyo cyitwa gucungurwa, sibyo? Ariko harimo irindi jambo rimwe riri essential ritagaragaye muyo mwavuze yose. Reka ndibahe naryo tugende. Gukiranuka. Gukiranuka guheshwa no kwizera, kuko niko kubumba. Gukiranuka guheshwa no kwizera niko kuzamo ibyo bintu byose twamaze kuvuga. Ipaki yanditseho ngo gukiranuka. Iyi Imana iguhereje ipaki yo gukiranuka, iravuga ngo muri uku gukiranuka guheshwa no kwizera harazamo iki? Harazamo agakiza kanjye. Karimo iki? Kubabarirwa ibyaha. Karimo iki? Gutsindishirizwa. Karimo iki? Guhabwa ubwiza. Karimo iki? Byose birimo mu gukiranuka guheshwa no kwizera. Amen. Iyo ni théologie systématique simplifiée yo mu Baroma. Donc warigiye burya abantu, ariko théologie systématique yo ntugire ngo naho igarukira ugakona akace gato gusa dufashe ko mu Baroma, kuko ubundi cyo ni ikintu kinini kizamo za kristologie na za demonologie na za rugize rute zose, ariko sinshaka kubatera confusion hano. Abazashaka kubyiga bazajye muri théologie bazahura nabyo. So uyu munsi tugiye kureba imigisha. Turakomeje mu kintu cyitwa imigisha duheshwa no kwizera Kristo. Ndagira ngo nuve ko hari umuntu wibuka iyo twabonye ubushize imigisha duheshwa no kwizera, twabonye mu gice cya 5 n'icya 6. Niba waba utabyibuka neza uvuge ibyo wibuka, hanyuma tugende ko turaza kubigarukaho. Imigisha. Aba barahicaye bagakurikira bakumva imigisha duheshwa no kwizera. 6 murongo wa mbere kugeza kwa 23, cyangwa duhere kuri 5 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 11. Yes, ndabona Melissa rwose hari abanyeshuri babuza abandi kwiga bakamanika, wabaza ikibazo akaba yamanitse. Kera bigeze kunyimura bamvana mu wa mbere banshyira mu wa kabiri, kuko mwarimu yatangiraga kuvuga nkaba namanitse. Nagiye kwiga primaire nzi gusoma, noneho yakwandika inyuguti mwajya mwari, iyo nyuguti yitwa A, yimuka aza kugeza ahantu agenda abwira principal, aramubwira ati hano mfite umwana abuza abandi bara kwiga, azi gusoma inyuguti zose arazizi. Aramubwira ati se urabyizera ko azi gusoma? Hari agatabo bakoreshaga kitwaga refu, yenda ufata refu nasoma ugasanga n'ibihekana bize. Harimo arabizana n'ibihekana abisoma a ba na abana, kwa kundi nyine abana bataramenya gusoma neza basoma batihuta. Aragenda n'ibihekana narinzi kubisoma, ariko muri ubwo buryo buri silo. Yenda navuga ati n'ibihekana arabizi, yahereye ku ipaje ya mbere ageza ku ya nyuma. Navuga ati rero bene abo ngabo icyo bahimisha mwimura umushyire mu wa kabiri, bimucange neza bimucishe bugufi. Banshyira mu wa kabiri nkajya niga mu wa mbere mu gitondo, nimugoroba nkiga mu wa kabiri. Ngeze aho nanga kwiga mu wa mbere burundu, ndiyimura. Asubira rero mvuga ati wa mwana noneho yanze kwiga mu wa mbere. Avuga ati rero ufite ikihe kibazo? Mwihorera ategerereza abandi mu wa kabiri bazamusangayo. Hanyuma ndabahima ntibansangayo, ndi mukajya mu wa 3. Twikomereze. Ubwo rero na Melissa ndabona yakoze ibyo ngibyo, ariko sindi bumubuze kuvuga kubera ko abandi mwese muri cecekeye. Nuko yego, ngereka mvuge umugisha umwe wenda n'abandi barabibuka n'iyindi. Yego, wankozeho cyane. Wagukozeho cyane. Ni iki mubashaka rero? Yego, turimo kubyiga. Ni iki cyagukozeho cyane? ni ibice 5 umurongo wa mbere.
uvuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwiza undi mugisha tubona ni amahoro ava ku Mana. Ariko icyo ngicyo nicyo Melissa yavuze, ufite amahoro ku Mana, urukundo Imana idukunda yego, kandi twebwe twari babi. yego, icyo ngicyo ndumva nacyo ari amwe mu mahirwe, kandi kuba Imana yaradukunze urwo rukundo nta wundi mujinya Imana byaha. Ariko Kristo aratubatura mu buhe buryo? Umurongo wa mbere kugeza kwa 14 awurambura cyane aravuga ngo twapfanye na Kristo mu rupfu rwe tuzukana nawe. Ni naho asobanura umubatizo neza akavuga ngo twebwe twabatijwe mu izina rya Kristo, twapfanye nawe tuzukana nawe. Uko kera twabagaho mu bubata bw'ibyaha bijyana mu rupfu, noneho twarapfuye tuzukana na Kristo tuberaho ubuzima bushya. Uwo nundi mugisha tuvana mu musaraba wa Kristo. Hanyuma hirya akavuga ati noneho ubwo mwazukanye na Kristo mutange imibiri yanyu mu bimbata zo gukiranuka nkuko kera mwari imbata z'ibyaha. Cyo si igice cya 6 tukagisoza tukajya mu gice cya 7. Iki gice cya 7 rero kibamo ibintu bibiri shaka ko mushaka, turagisoma hanyuma mushakemo imigisha nanone tuvana muri Kristo. Turacyakomeje buriya igice cya 5 cya 6 cya 7 cya 8 ni imigisha dufite muri Kristo. Mbese mba nabishyize mu mvugo yumvikana, kuko tubishyize mu giteolojiya byatangira kubacanga, kandi sinzi impamvu abateolojiya bakomplika ibintu byoroshye. So igice cya 7 tugiye kugisoma, hanyuma kuva ku murongo wa mbere w'igice cya 7 kugeza ku murongo wa 2 w'igice cya 8. Ubundi ibyo byagombaga kubumbirwa hamwe, hanyuma tugashakamo ikintu cyitwa imigisha. Hanyuma uko turi bubyige ntabwo dusesengura umurongo ku murongo, kuko murabyibuka intego y'izi nyigisho y'i Bible study ntabwo ari ugusesengura urwandiko rw'Abaroma, ahubwo no kumva neza agakiza. Ubu turimo turiga icya mbere kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 6. Twari turimo kwiga ibigize agakiza. Hanyuma kuva ku gice cya 5 ko hari ahantu bifitemo intersection, kuva ku gice cya 5 kugeza ku gice cya 8 ni imigisha tuvana mu kuba dukijijwe. Kuko buri Imana yari ibizi uko abana b'abantu bakoreshwa n'inyungu. Iyo ubwiye abantu ko nta nyungu iri mu byo bagiye gukora kenshi ntibabijyamo, ariko iyo babwiye uti iki kintu turababwira kirimo inyungu nimubyumva neza, izi nyungu mukazigira izanyu, abantu barabyitabira. Buriya niyo mpamvu buri munsi uzabona MTN yashyizeho utuntu tw'udukoryo, kavuga ngo harimo mu dupromosiyo, ngo harimo ibiki, noneho n'abandi bose bakabyiganiraho, akazamo za tenga promo, bavuga ati harimo inyungu mu kwaka IBM, fagitire ya IBM. Ubundi n'ubundi twarazakaga, cyangwa se ukasohoka utayitwa. Ariko ubu ndakubwira ujya no kugura imboga, mutanga ifagitire ya IBM, bati ahita bayishyiraho niyo waba uguze ibintu bya 200, uvuga ngo ribe rimwe ababiri biriyongera kuri tenga yanjye. Uvuga atari byo, abantu buryo bakunda gukoreshwa n'inyungu. Imana rero dushyiriho inyungu. Reka dusome igice cya 7 twumva inyungu dufitemo mu gice cya 7 n'icya 8, ko nibyo turi bw'igiye uyu munsi tugasoza. Igice cya 7 baratubwira ngo uko amategeko atwara umuntu akiriho. Mbese bene data muzi amategeko, nimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho. Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyikazi. Ariko iyo umugabo we apfuye ntaba agitegekwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma
ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba abundi, ari we wa wundi wazutse, ubone no kwerera Imana imbuto. Ubwo twari tukiri abantu ba kamere, irari ry'ibibi ryabyukijwe n'amategeko ryakoreraga mu ngingo zacu, kugira ngo ryere imbuto z'urupfu. Ariko noneho tugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Icyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Nuko rero tuvuga iki? Amategeko ni icyaha, ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyo amategeko atavuga ngo ntuzikifuze. Ariko icyaha kibonye akito mu mategeko, niko gukorera muri jye kwifuza kose, kuko aho amategeko atari, icyaha kiba gipfuye. Nanjye kera nari muzima ntafite amategeko, maze itegeko rije, icyaha kirahembuka, mperako ndapfa. Nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo, mbona rinzanira urupfu, kuko icyaha kibonye ako kito mu mategeko kiranyoshya, kiranyicisha. Noneho amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Mbese none icyo cyiza cyampindukiye urupfu? Ntibikabeho. Ahubwo icyaha nicyo cyaruhindutse, kugira ngo kigaragare ko ari icyaha koko, kuko cyakoresheje icyiza kunzanira urupfu, ngo amategeko agaragaze uburyo icyaha ari kibi bikabije. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko jyewe ndi uwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho sijye uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Nzi yuko muri iki, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpara nifuza gukora icyiza, ariko kugikora ntako. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, sijye uba nkibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha, rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko jyewe mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere w'iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe, adakurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo bakurikiza iby'umwuka. Naho tugarukiye. Ibi ngibi byose bituruka hariya hejuru muri 7. Ndashaka umuntu wabyumvise ngo aduhe samari ya kiriya gice cya 7. Ni igice cyoroshye kucyumva, ariko gisaba kutekereza cyane, kandi bishingiye kuri bya bindi twize mbere. Paulo yari umuhanga, yandika ibintu by'ubuhanga, agashyiramo ubuhanga bwinshi, ariko iyo umukurikiye neza muri argumentation ye, uhita wumva ari ibintu bisobanutse. Ninde waduha incamake y'iki gice akatubwira ati ubundi buriya nubwo mureba kigaragara kitumbaraye kuriya, byoroshye gutya? Byoroshye gute? Ni iyihe migisha dufite muri kino gice cya 7? Ni ibihe bigereranyo bidufasha kubyumva? Kuko iyo uhereye ku bigereranyo birimo, text yose ihita yoroha. Igituma iba ndende ikaremera nuko harimo ibigereranyo bibiri bituma
bitugora kuyumva ariko ubundi yubifashe yego. Murakoze. Nitwa Clemence umubyeyi. Clemence umubyeyi yego. Imigisha mbona dufite nuko muri iki gice cyo mbonyemo ko batubwira ko turi abanyabyaha ariko bakanatubwira uwo tugomba gukurikira akadukiza ibyaha. Uko mbibonye ku gice cya 24 ndetse na 25. Reka tugende systematically duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 13. Okay. Ikigereranya akoreshamo kidufasha kubyumva ni iki? Igice cya mbere kitubwira ko tuza amategeko, ikitubaza ko tuza amategeko atwara umuntu gusa akiriho. Hanyuma igice cya kabiri kikatubwira ko amategeko atwemerera ko umugore agomba kugumana n'umugabo we mu gihe bari kumwe, ndetse n'umugabo agomba kugumana n'umugore we mu gihe batarapfa. Kandi igice cya gatatu cyo tubonyemo ko umugore iyo atari kumwe n'umugabo we batatandukanyijwe n'urupfu yitwa umusambanyikazi. Uwe atari kumwe n'umugabo we ubwo se iyo acyuwe n'undi mugabo kandi umugabo we akiriho bataratandukanyijwe n'urupfu. Yego. Yego. Noneho reka nkwereke bimpurize n'ibyo turimo kwiga. Uyu mugore ubohorwa iyo umugabo wapfuye bihuriye he n'ibyo twigaga? Nta mutabazi. Ndabona hari inyuma kwa Maharariyeri. Banza ugerageze igihe indi microphone igana hirya hariya kwa Maharariyeri. Okay. Ahantu mbona bihuriye nuko umugore iyo agifite umugabo, iyo umugore akibana n'umugabo we atarapfa, nyine aba afite umuntu nyine bari kumwe. Hanyuma iyo batandukanye, iyo batakiri kumwe, nta tegeko riba rimucira urubanza iyo batandukanyijwe n'urupfu. Oya, bivuze n'ibyo turimo kwiga numve ko wabyumvise, kuko buri iteka ryose nubona umurongo wo muri Bibiliya ukabona ibitekerezo bimanutse, ujye ubanza ushake umurongo umwe uba utegeka iyo mitekerereze yose. Harimo umurongo umwe n'uwakangahe. Reka twumve uriya ninde wicaranye na Maharariyeri ariko ko bicaye kure nababona neza. Murakoze. Nitwa Samuel Tuyisenge. Samuel Tuyisenge. Hano yatangiye ari gutanga urugero avuga ngo mbese bene data nimuzi ko amategeko, ntimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho. Nicyo gituma amategeko ahambira umugore ku mugabo we akiriho, ariko iyo umugabo amaze gupfa umugore aba ahambuwe ku mategeko y'umugabo we. Noneho biduhurize rero n'ibyo twarimo. Ibyo twari turimo hano birimo biratwereka ko, reka mbanze nshyiraho no murongo wa 3 kugira ngo bize kumfasha. Nuko rero nicyo gituma iyo umugabo we akiriho, niba abaye uwundi mugabo yitwa umusambanyi, ariko iyo umugabo we apfuye ntaba agitegekwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma ataba umusambanyikazi naho yacyurwa n'undi mugabo. Turimo turiga ku migisha. Imigisha topic yavugaga ngo ni imigisha ibonerwa mu gakiza cyangwa se mu gukizwa. Yego, imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu nuko hano batwereka ko iyo umuntu ari umunyabyaha muri we
akaba afite amategeko ashobora kumuyobora. Hari igihe umuntu yihambira ku mategeko akavuga ngo iki n'iki ngiki sindi bugikore, ariko bikaza kurangira agikoze kuko ni principe yishyiriyeho, aravuga ngo ibi bintu ibi n'ibisinzabikora. Ariko hano biratwereka ko Kristo arazamo nk'uyu mugabo wamaze guhura n'umugore we, akamuha siranse yuko kuba ari kumwe n'umugabo we biri butume atabarwa nk'umunyabyaha. Ariko iyo umuntu adakijijwe agakora ibyaha, bimwambura ya siranse yuko sinzi nimba ndimo ndabihuza neza. Ntabwo ariko biboshye, hari ukuntu bidoze kandi biroroshye kubyumva ni mu bitekerezo cyane. Marariye ndashaka kubivuga nkoresha ibigereranyo byoroshye. Paulo yatangiye avuga ngo amategeko, nimuzi yuko amategeko atwara umuntu gusa akiriho. Amategeko adutwara iyo tukiriho. Ndashaka kuvuga urugero rw'ibintu byabaye mu minsi ishize. Hari abantu bakurikiranwaga n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho u Rwanda rw'abagarusha, bakaba bazwi ko bakurikiranwa. Nyuma mu minsi ishize bakagenda batanga itangazo ngo runaka uyu yarapfuye, yaguye aha, ubwo urukiko rukaba rurekeye kumukurikirana, bikaba birarangiye kubera ko amategeko n'ibyaha yakozwe byakurikiranwaga akiriho. Amaze gupfa byabaga birangiye. Aha rero ndaza kubihuza n'ibyo turimo kwiga ngendeye ku murongo wa 4. Nuko rero bene data, niko namwe mwapfuye ku mategeko kubw'umubiri wa Kristo, kugira ngo mubone uko muba abundi ari we wa wundi wazutse, mubone no kwerera Imana imbuto. Yego. Aha bishatse kuvuga ko kera muri kamere yacu twatwarwaga, aya mategeko niyo yerekanaga ibyaha byacu. Kuvuga ngo niyo yadutwaraga, niyo yerekanaga abo turi bo, ni nayo yaturegaga imbere y'Imana. Hanyuma rero kuko Kristo amaze kudupfira ku musaraba, twapfanye nawe, hanyuma tuzukana nawe mu buryo bw'umwuka, tuba abana b'Imana batwarwa n'ubundi bwami, tubimbata za Kristo mu buryo bw'umwuka. Urundi rugero ravuga ngo mu yandi magambo, ntabwo tugitwarwa n'aya mategeko, kuko dufite ubundi bwami tugenderamo, tuyoborwa n'umwuka, tukagendera mu bubata bwa Kristo butari ubw'aya mategeko. Reka nongere ntange urugero rutoya nanone. Dufite mu Rwanda wenda itegeko ripima umuntu watwaye yanyoye ibisindisha. Yego. Ririya tegeko ngewe narapfuye kuri ryo. Iyo bahagaritse abantu bashaka kubapima, ntabwo biba bindeba. Kubera iki? Kubera ko sinywa inzoga. Mu yandi magambo, niyo twaba turi ahantu abantu bakavuga ngo harimo abapolisi, hararemo iki, uwagira ubwoba agakata, sindimo. Mu yandi magambo, ntirindeba kuri ryo, nubwo rigenga abantu kandi bariho, kuri ryo ngewe meze nk'umuntu upfuye. Ntirindeba, ntirifite ikintu rindeba. Rero n'abandi twakijijwe, twavanywe mu bubata bw'amategeko atwara abantu ba kamere, twinjira mu bundi bubata bw'umwuka, tuyoborwa n'umwuka kuko turi abana b'Imana. Murakoze. Amen. Reka ngira ngo iki ngiki tugisoreza kugira ngo tutaza kugifataho umwanya munini cyane, kuko urebye kiriya gice cya 7 cyose exactly nicyo kivuga, ariko gitangirira mu gice cya 6. Ariko ntimuzi ko twebwe abahambanywe na Kristo kubw'umubatizo twapfuye ku by'isi. Bivuga ngo mu yandi magambo, ya mategeko agenga icyaha, kuko yavuze ngo amategeko niyo atuma icyaha kigaragara, kandi ibyo avuga ni ukuri. Amategeko atarajyaho nta cyaha kiba kiriho. Urabona nk'urwo rugero utanze rwo kunywa inzoga, batarazana za rekometre, abantu batwaraga basinze, banyoye bagaheza, nta kibazo cyabaga kiriho. Ariko umunsi bavuze ngo hari itegeko rihana umuntu wese utwara imodoka yanyoye akarenza urugero runaka, itegeko ryagiyeho, hahise haza icyaha. Ibintu najyaga nkora ntibibe icyaha, bihindutse icyaha. N'ubu ngubu uzagende mu muhanda, hari ibintu byaje ejo bundi, bus lane,
ubundi basi rero ntitwarigenderaga ariko bakubise mu muhanda baravuga ngo kuva saa 12 kugeza saa 4 iyi lane niba yikubonamo utari basi uraba wishe itegeko sibyo ariko kugeza ejo bundi nta cyaha cyariho kugenda muri uwo muhanda ariko kubera ko itegeko ryaje kugenda muri uwo murongo byahindutse icyaha kuko hagiyeho itegeko sibyo n'ibindi rero Pawulo akavuga ati twebwe kera icyaha cyaradutegekaga kubera ko amategeko agahora agaragaza ibyaha byacu noneho Yesu araza araducungura aravuga ngo noneho muvuye mu bubata bw'icyaha ariko ntabwo muvuye mu bubata ngo mwigenge mugiye mu bundi bubata ni nabyo avuga hariya ku murongo wa 6 aravuga ngo noneho ntimugitwarwa n'amategeko kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka tari bwa bundi bwa kamere inyuguti ntabwo twavuye mu bubata ngo tubi byigenge ahubwo twagiye mu bundi bubata noneho reka mbere uko bikora kuko ahangaho bisaba gutekereza cyane ngo ubyumve muzumva abigisha benshi bakubwira ati rero birasobanutse amategeko yavuyeho ariko Pawulo akavuga atoya ntibikabeho amategeko se ni mabi atoya ntibikabeho ahubwo twebwe ntabwo dukurikiza amategeko kugira ngo tube beza reka mfatire kuri rugero muhariri yaratanze sinjya mpangayikishwa na rukometre iyo abapolisi bahagaze ku muhanda barimo gupima bamwe b'inzoga ndavuga ati iriya tegeko rindewe sibyo hariho itegeko rihana abatwara imodoka banyoye inzoga ariko kubera ko napfuye ku nzoga arantu Pawulo bivuga neza yandikira bagatsera avuga ati nshima umusaraba wa Kristo watumye iby'isi bimerera nk'ibibambwe nanjye nkabimerera nk'ubambwe so hari ibintu by'isi iyo bavuze ngo abantu basambana ngo bazarwara sida fayini ndavuga ariko icyo tegeko ntirindewe niba bavuga bati abantu biba bazafatwa audit niza bazafatwa yeho nakoze buri mwaka bakora audit nta na rimwe nigeze bakora audit mpinda umushitsi nawe ibyo byose niba bakora audit ndumva nta sheke nigeze nsinya irimo amanyanga icyo tegeko ntirifata to iyo Pawulo avuga ngo amategeko nta kidutwara si ukuvuga ko tutayubahiriza ahubwo twe twararengeje twagiye mu bundi bubata buduha imbaraga zo kudatinya amategeko kubera ko ayo ni amategeko avuga ngo ubundi Pawulo hari n'ahantu abivuga neza avuga ngo ubundi ayo mategeko ngo yashyiriweho abanyabyaha ntabwo amategeko ashyirirwaho abakiranutsi uzaza kumbwira ngo uzaza ngo igihe kenshi dahera nanahura nabyo nkunze kugenda nimugoroba cyane cyane kuwa 5 abapolisi bagahagarika abantu bakampamugarika namanurikira ngo pastor ngo igenderewe turabizi ntabwo baba ibi ntibikureba barabyumva ko hari bitandeba so ndi mwisi yaba ibyo bitareba nivyo rero Pawulo avuga ngo twebwe amategeko ni meza ariko hari igihe wisanga harana avuga ati se noneho giye muri gihe nibonamo ubundi bushake bushaka gukora icyaha tariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo ibyo ngibyo yarabidutsindiye mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha kuko kamere iracyahari ikintu cyo nshaka kubabwira hariho abantu bamwe bibeshya ngo ntiwumva ngo Pawulo yavuze yuko kamere itagihari ntabwo yigeze avuga ko kamere idahari nawe ubwo aravuga ngo njya nifuza gukora icyiza ariko nkabona ikibi kirimo kuntanga imbere ninde uzankiza influence y'uyu mubiri Imana ishimwe ku Yesu Kristo iki rero ni cy'abantu by the way ni cy'abantu benshi batarasobanukirwa kuva mu bubata bwa kamere ujya mu bubata bwa Kristo ububata bwa Kristo buroroshye cyane cyo mpora mbibigisha hano ariko mbabwije ukuri buri munsi mbona abantu banyandikira ngo ariko pastor ngo ugira ibintu by'amateori ngo nkavuga ngewe mu bantu bari pragmatique pratique mbamo nta bintu by'ibiteori non prouvé ngewe njya nigisha ninkubwira ngo amaso ya Yesu ambuza gukora ibyaha ni ibintu biri simple kuko ngewe mba mu bubata bwa Kristo hari ibyo ntakora kubera presence ye mu buzima bwanjye suko ibyaha ntabyumva bishaka ko uretse ko hariho n'ibigenda bicogora koze nk'ubu nkanjye
amafaranga nakura hehe aho nyiba? Abantu babwira ngo kwiba nta kintu gicunga. Hari n'abantu bambwira ngo ufite inshingano nyinshi, ntimukambeshyere, nta nshingano nkigira jewe, ntawe mpurira n'inshingano. Abaziba amafaranga sindimo, ku myaka yanjye 68 ngo n'abajya gusambana sindimo. Ariko na kera nkiri muto hari irindi tegeko ryinjiye mu bugingo bwanjye ryo gukiranuka nubwo kamere igihari, sibyo? Cyane cyane kubera ko abantu benshi baza muri Bible study muri urubyiruko, ndashaka kubigisha gukiranuka kandi kamere igihari, iracyahari pe, iracyahari, uzayumva ihari. Niyo mpamvu Paulo yanditse akavuga ngo ariko ninde uzankiza iyi kamere? Akavuga ngo Imana ishimwe, nzajya nesha ku bwa Kristo. Iyo rero umaze kwakira Yesu ukinjira mu bubata bwo gukiranuka, biroroha cyane kunesha ububata bw'icyaha. Icyaha ntigitwarire muri wowe. Ndabona n'iseti yamanitse ikiganza, muhe mikrofone atubwire icyo yenda kutwunganiraho. Akantu muvuze na maharariyeri, kuba hari nk'ibintu umuntu yabashije yararagije kubitsinda, cyangwa ari n'umusaza wenda atari bure naho yiba amafaranga akavuga ati ririya tegeko ntirikindeba, ikimfata. hari igihe bishobora kumisleadinga abantu bakaba bakwirukankira gukizwa n'imirimo bashaka kuba justifiye yuko ikintu aragitikinze, ikintu aragitikinze, ikintu aragitikinze. Ntago bishobora kudutera kuba twagwa muri uwo mutego wamera nk'uko reka mbicurukure kuko byo birumvikana. Ahubwo akenshi abantu bagwa mu rundi ruhande, icyo bita cheap grace. Ubwira ngo bafite roro ku byaha byacu byararihiriwe, ngo niyo wakora icyaha nta kibazo. Icyo nicyo gikomera cyane kuruta ibindi, kuko biriya uzatikinga akakubwira ngo ngewe ngo ibi naratikinze, hari ahantu azagera abona adatikinga, cyane cyane mu mutima we, kuko umutima we azahora yumva kamere irimo kuvuza induru. Mbaho urugero, buriya kamere nubwo tuba twayikuye mu mwanya w'imbere, ngwino hano admin nongere, ntabwo abantu bose basengeye hano kuva kera. Ubundi iyo umuntu atarakizwa, reka mbe kamere wowe ndabizi uri mwiza kundusha, so iyo umuntu atarakizwa kamere niyo ifashe vora y'ubuzima bwe, umwuka bahari. Nta muntu n'umwe Imana yaremye adafite umwuka. Mujye mutandukanya umwuka n'umwuka wera, ko buri muntu wese aremwa afitemo ikimugaragazaho umwuka w'Imana. So umwuka wanjye atari umwuka wera, kuko wa mwuka Imana yahumukiye mu muntu ntabwo ari umwuka wera, ni umwuka wanjye, ari utuma ngira kamere y'Imana, ari utuma niyo naba ndi umugome mubi ushobora kuvuga ati uriya muntu ko ari umugome yatinyutse ate kuki yakoze ibintu byiza. Mujya mubyumva muri ino minsi turimo kwibuka, kuva rubwira ngo yewe ngo nahishwe n'intera hamwe, ngo yari ifite umuhoro ujojo w'amaraso, ngo irantwarikira mu rugo rwe, ngo ibwira abantu ngo uzakora kuri uyu muntu ngo azambona. Uyu muntu watemye abantu kuki abaye mwiza? Hari umwuka ukiri muri we, nubwo Satani yamusize ibyondo ariko ntabwo ari inyamaswa, afite umwuka w'Imana muri we. Ariko uko uwo mwuka umeze, kamere iri hano, kamere y'ubugome, kamere y'ubusambanyi, kamere y'ubusinzi iri hano. Umwuka arimo arungurukira mu madirishya, akajya areba akavuga ati ariko ubundi ibyo bintu wabiretse. Ujya wumva conscience ariko ibyo bintu wabiretse, ibyo bintu wabivuyemo, ariko kamere ifunze umwuka, ari prisoner. Noneho tukazagira Imana tukamurikirwa n'umucyo w'ubutumwa bwiza, tukakira Kristo nk'umucunguzi wacu. Noneho tukava mu butware bwa kamere tukajya mu butware bw'umwuka. Noneho kamere kabiri hano, ariko nubwo iri hano ifungiye hano, umwuka yayifunze, ariko aracyavuga. Ariko buriya kuko uciyeho, ese buriya abakobwa nta kintu bakubwiye uteka, ariko si buriya ubundi hari ahantu buriya ntitwari kugenda tukabyina. Oya, ugasanga buri gihe hahora intambara muri wowe ya kamere ishaka kudomina umwuka.
rero iyo wibeshyeho gatoya kamere iyo itanze umwuka guhaguruka nibwo uzumva umurokore yarwanye, kumva umurokore yatukanye, kumva umurokore yasambanye, kuko kamere iracyahari ntabwo ipfa, uhora uyibamba. Twajyaga tuvuga mu bantu twakoranaga ngo isuka ihamba kamere ngo ihora ku rutugu. Isuka igira gute? Ihamba kamere ihora he? Ku rutugu. Uragiye uhambye kamere, wiriwe mu masengesho uriyejeje, cyane cyane nk'abadamu, ariko ntabari hano, ugasanga umukozi yamennye terimusi, kamere igahita izuka, kavuga amagambo gatukana, noneho nabaza ariko uyu muntu si we wari uvuye gusenga, terimusi neza neza imuvanye muri izuye kamere ikazuka. Uri umujene wicaye hano urasenze uragiye ugeze hariya hirya barandahiye ngo hari inkumi zisigaye zizana da, inkumi kazi kavuga ati ariko nabuze ahantu ndara kandi mwariganye muri primaire. Ngubu kamere gatangira kugira gusa kuko urabona ibi namahaho yizanye, azakubwira urumva jewe narakiranukaga nari mvuye no muri Bible study hanyuma ngo mu mutego. Shaguye mu mutego ute? Kamere iracyari muri wowe, niyo mpamvu ugomba guhora uri vigilant, ukayitega amatwi. Buryo umuntu uzi gutega amatwi kamere ukayicecekesha, ariko cyane cyane ububata bwa Yesu Kristo nibwo ngiye mbasobanurira ngo umugoye icyo nicyo seti yavugaga. Jewe iyo namaze kwemera ko Yesu Kristo ari umucunguzi wanjye ava mu byaha, intambara ingora izatugora twese kurinda dupfa niyo kugendana na Kristo nk'umwami wanjye, ko agakiza kuzuye kabamo izo mpande zombi, kuva mu byaha nkizera Kristo nk'umucunguzi wanjye, no kugenda buri munsi muri detail mwumvira nk'umwami wanjye. Aho rero niho ya mategeko azamo. Munajura kukubwira ati se ubwo ntuzagera ukajya utikinga, nta nubwo nkenera gutikinga, kugiye ubwo hari ibyo ncaho ntagombye no kwibuka ko hari itegeko ribigenga. Kubera iki? Nitangira kuba umusore, ibyo nkunda kubibigisha, ni simplification y'ibintu bikomeye. Kwiga kugendera muri presence y'Imana, very simple. Na Yesu ataraza, Yosefu umugore wa Potifari yaramubwiye ati ariko naragukunze pe, umutima wabaye amakara kubera wowe. Nawe ati rero madamu nushaka ureke uhinda ikivu, kuko iki ngiki unsaba ko dukora ntabwo nahemukira Potifari yangiriye neza, ariko ijambo rindi yamubwira ngo natinyuka nte gukora icyaha nk'icyo mu maso y'Imana yanjye. Meaning ngo yabagaho muri presence y'Imana, na mbere yuko agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo kaza, iyo presence y'Imana yamurindaga gukora icyaha. Yego, hari igihe rero ujye ubwira abantu ukavuga ngo sinyabasha gukora icyaha ndi muri presence y'Imana, ariko ntubabwire background igufasha kugira ibyo bintu. Bikaba ari nkaho wageze ahantu bavuga uti mbonye certificate nkuko mbonye doktora yanjye, ubwo nabonye doktora iki cyavuyeho. Ntubibutse ko usoma Bibiliya buri mwaka nka rimwe cyangwa kabiri, ugakora Bible study buri munsi, kuko iyo utibukije icyo kintu umuntu ageraho akavuga ati nanjye buriya, cyangwa yaba yagize akantu. Kuko ikintu kigufasha ni iyo presence, ni ukwiga Bibiliya buri munsi, ni ugusenga buri munsi. Bitabayeho nubwo uzi ko Yesu ahari, nta muntu utazi ko agendana na Yesu. Biriya turaza hatabayeho ngo uvuge uti ngiye kujya muri iyi environment, ikigufasha kigakomeza ugendera muri icyo kintu kigakomeza kigahagarara. Si ibintu enaki iri absolu iri. Ariko anise reka nkubwire, iyo akiyo ahubwo ngiriye inama bari hano bose bihutiye kumenya Yesu. Hari ahantu Paulo yandikiye Abefeso akavuga ngo ndabasabira ngo Imana ibahe umwuka w'ubwenge n'uwo guhishurirwa ngo muyimenye. Uriya byoroha cyane gukritiva presence y'Imana kuruta gusoma Bibiliya ukayumva, ko Bibiliya yo ni nini
ariko kwicara ugatoza umutima wawe yuko Imana ikureba. Kuko reka mbereke, uramutse uvuze ngo mwami Yesu ndabizi uri muzima, ibyo ntibisaba teoloji nyinshi, kandi uri muzima kandi aho njye hose urandeba. Iyi exercice byoroshye kuyikora. Reka mbaho urugero, kuko jyewe nkizwa ntararangiza, uretse ko jyewe narihuse kuko nasomye Bibiliya gatatu, ibintu byanjye byose birihuta, ko nihuse muri primaire nako nihuse no mu gakiza. Nakijwe amaze gusoma Bibiliya gatatu, ariko icyo nenda kubabwira ni iki ngiki. Mbere yuko metiriza neza izi principe zo muri Bibiliya, ko zo zigenda ziza buhoro buhoro, Imana yangishe kubanza kumetiriza iyo practice of the presence of God. Kumenya ngo kuko jyewe nari mfite ikibazo, kandi abajene benshi bafite cyangwa n'abandi bose bagira. Ubundi jye sinjya menya kuvanga ibintu, ngo mbe ndi muri ibi mbe no muri biriya, ibintu byo kuvanga ntabwo biba muri kamere yanjye. Iyo ndi mu kintu nkibamo, iyo ngivuye murabimenya, nta nubwo mbiguhisha. Nakubwiye nti jyewe sinzagaruka gusengera i Remera, ntabwo muzumva abantu babivuga ngo ariko Ntwari nta gisengera i Remera. Nzaza hano mbasezereho, mumenye ngo Ntwari yaragiye nta kibiremera, ko ntabwo ni tipe y'umuntu ugenda bundabunda. Rero maze gukizwa nagize ikibazo, ariko se jyewe narizi ko umuntu akijwe ibyaha byose bihita biguruka bikayoyoka. None ko nuva umutima w'ibyaha, ya kamere nerekanaga iracyahari. None mfata umunsi w'amasengesho ngiye kwica kamere. Imana irambwira ngo rero iyi kamere ntizapfa, uzayisazana, ugomba kuyitegeka, ariko kugira ngo uyibashe ujye ugendera imbere yanjye, nibyo bizakorohera. Ntangira ndi umusore, ndibuka ahantu twigishaga twazamukaga agasozi ka Rulindo, nkajya ngenda ndimo kubwira umutima wanjye ngo umutima wanjye uzirikane neza, ubyandike bijyemo yuko Imana indeba. Urumva iyo utangiye kubikora igahinduka your daily practice, bigeraho ngaho bigafata rwose. Jewe mbye mbibwira abantu nk'abandi, aho wanshyira hose, niyo yaba ari mu isi y'abanyabyaha babigize umwuga, chance baba bafite nuko mu gihe gito bazakizwa kuruta yuko mu gihe gito nzabakurikira. Kubera iki? Nimenyereje ko ndi imbata ya Kristo Yesu kandi andeba. Icyo rero ntabwo gisaba teoloji nyinshi, ahubwo gisaba self programming. Ibyaha bikorwa mu mutwe, ahubwo ibyo aho rero niho byoroha, kubera ko bya bindi byo mu bitekerezo utangira ukajya uganira n'umutima wawe, ukabwira ngo mva umutima wanjye, kamere uvugira muri ko burya muri twebwe habamo icyo bita internal monologue, ibivugira muri wowe nk'ibya Niseti yavugaga. Ibyo rero nibyo twakijijwe, twerijwe yewe mva rero nkubwire kamere, ibi bintu sinzabikora, kandi nubwo bibunzemo hano narabibabariwe rwose, ububi bwawe buri muri jyewe, ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, ariko it's work in progress. Yego James. Kanone rero ari ibintu utubwira bikaducanga, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo twese twakoze ibyaha, twananiwe gushyira ubwiza bw'Imana. Nibyo twakiranukiwe byose imbere yayo bigaragara nk'udushwambagara turi ibizinga. Umugabo witwa Dawudi yajyaga n'imbere y'Imana we agatakamba akavuga ati, Mana, abanzi banjye bakubitisha inkuba, wasamura ubutaka bubamire, agatotomba ibimurimo byose, ibibazo byose akabisuka imbere y'Imana. Ariko yarangiza akagaruka imbere y'Imana agasaba imbabazi akihana. Yego. Natira ngira ngo uyu muntu uko akoze ari nayo mpamvu akomeza kwitwa umuntu atashobora no kujya kuba Imana mu buzima bwe, nubwo dufite ishusho yayo. Nuko dukoze in a way na we can't do without kamere muri twebwe. Oya, reka ndangize. Yego. Reka ndangize. So icyo ngira ngo abakristo nkatwe tuba dukeneye nuko twinkarage ngo please, nago muri Imana na nubwo muzaba nkayo, ariko icyo dusabwa nkuko Paulo avuga ati inshobozwa byose na Kristo mu imbaraga muri uru rugendo, nuko mumenya ngo nuko mukoze kamere irimo iratotomba. Umureka ngo nk'urugero, mba ntwaye imodoka, umuntu akagira cyaka kunyuraho immediately katukana, tereba uyu mushenzi cyane, immediately ukumva umwuka wera aravuze ngo why are you doing that?
natire uko duteye kw'abantu dukoze inewe mu by'ukuri aba bantu hazabayizi dushobora kuzicaraho iteka tukavuga tuti rero twebwe turabona bitunaniye biratunaniye reka twigirire oya aho rero nicyo nabasobanuriraga urumva utanze n'urugero rwiza umuntu araza njye mbibabwira mu bantu bari intolerant mbamo abantu twajyaga tugenda mu muhanda abantu bakagenda kugeza burifuza abantu ngiye kujya ncumuzwa n'abantu batwara imodoka nabi nagendaga mu muhanda mbatuka ariko nk'abashinzi nk'aba ngaba ndebera nk'uyu muswa yarangonze madamu akajya ambwira ariko wowe uragenda utuka abantu batanakumva uba wiyanduriza iki gisanga we naguze ko ari byo nanditse n'igitabo cyitwa reconciliation is my lifestyle reka nkwereke ngiye kujya mbabarira abatwara nabi nanci imbere mu bwire numva tambuka rwose wihute ushobora kuba ufite ibikujyanye kubera iki kubera ko ntabwo bivuga ko ntabyumvise muri jyewe sibyo uzumve niyo wanesheje ntukore nk'umutuki ariko muri we haba harimo ikintu gitogota kiratogota kubera iki kubera ko ya kamere nahoze garuka hano tasembe ya kamere nahoze mbereka so hano jewe nagiye umuntu nyine hari abantu baniyemera batareka ngo abandi bagende kamere iri muri jewe umuntu anciye imbere yarangonze habuzeho gatoya ngo nkubi cyane cyane abamotari bo rwose mpora mbasabira umugisha kuko ubundi najya mpora mbavuma buri munsi baranankuba kandi nanjye imodoka zikubye motari akaza akagucaho ihembe rye rikagukubuka ukabona igishwaro cyaje ku modoka yawe noneho ati nguyu kumva muri we biratogota niki kiba gitogota ya kamere iri muri jewe irashaka ngo isohoke ivuge amagambo itukane igire gute inarwane motari yigeze kunkuba ndasohoka ndeba imodoka yanjye amagarara imbere agiye ngo rwose shefu ngo nukuri naramukanye umwako wowe singiye kongera mu mwako wawe ngo nukuri ngure nawe nturabizi bota igendere rwose ngo none se ngo ubu ngubu ngo kugukoreshereza none ibyo igendere nzikoreshereza ko nategereze uyu muntu waramukanye umwako nanjye niyongere mu mwako ariko mu mutima naratogotaga kugira ngo urenge iyo kamere itogota nuko wibuka uriwe muri Kristo Yesu ariko ntibivuga ko utatogose Imana yibikureba ikavuga ngo ariko uracyatogota sibyo niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nibyo twakiranutse byose nshobora kuba maze gukora igikorwa cyiza nkacyandurisha igitekerezo kibi atari no kuvuga ngo igikorwa kibi cyangwa ijambo ribi ariko nkatekereza nabi kandi Imana iravuga ngo n'ibitekerezo byanyu imbere yanjye bigaragara biri ku manywa itangaza meaning ngo twibonamo Paulo aranabivuga ngo mpora nibonamo kamere ishaka gukora ibyaha cyangwa inakora n'ibyaha kwereka Paulo nawe yarabikoraga umutambyi mukuru yigeze kubwira abantu ati mukubite ku munwa ati Imana izagukubita wamvaho arabati uratuka umutambyi mukuru ati Imana mbabare ntabwo nari nzi ko ari umutambyi mukuru ubwoko bwa urumva Paulo kenshi yaranabikoraga yarabatukaga yarabagiraga anyway reka tujye ku gice cya 8 ngira ngo icyo cyasobanutse umugisha noneho mwinshi cyane uri muri Kristo Yesu kuko Yesu niwe gisubizo igice cya 8 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku 39 aha rwose imigisha yose yarayiteranije ayibumbira hamwe ayikusaniza hamwe nk'ayantu uzabajya bavuga ngo tuyikusanije hamwe duhere ku murongo wa 4 wa 5 abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka ibi ni bya twari turimo kudiskita abakurikiza ibya kamere bakora ibya kamere abakurikiza iby'umwuka bagakora iby'umwuka bya bindi aniseti yabazaga gusoma Bibiliya kuzura umwuka gusenga icyo bikora bihora bikwibutsa aho uyu wa buri impamvu abantu benshi banagenda nabi ntabwo bajya bibuka wari bo uri umupapa ugahora wibutsa yuko uri umupapa ufite abana hari ibintu utakora uri umupastori ugahora wibutsa yuko uri pastori hari ibintu utakora donc guhora wiyibutsa hano aravuga rero ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka
uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niba umwuka w'Imana aba murimo. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba murimo, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, iyazuye Kristo Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubwo umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti Aba Data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turi abaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Kuko ibyaremye byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'abibushyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe, bikaramukirwa hamwe kugeza ubu. Ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu, dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu, kuko twakijwe dufite ibyiringiro. Ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona ibyo yamaze kubona? Nyamara twebwe ubwo twiringira ibyo tutabonye, tubitegereza twihangana. Ko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira anihiminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Kandi tuzi yuko kubo bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yarabatoranije, batoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. None ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana, kandi ari zitsindishiriza. Ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi ari wazipfiriye, ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahanirwe n'intamba z'imbago. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo, cyangwa ikindi cyaremwe cyose, bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Ngaho nimundondorere imigisha iri muri iki gice pe, yo ni myinshi. Ariko ntabavunnye ngo mbagore, iki gice cya 8 ni samari ibyavuzwe mbere byose, arabikurura akabikusanyiriza mu gice kimwe. Imigisha myinshi dufite muri Kristo Yesu. Yego Mike, mwe mutegura abandi, namwe ndaje mbahe microphone muvuge, hanyuma dusummarize dusoza. Ariko iki gice cya 8 ndagikunda, it's one of my favorite chapters muri Bibiliya. Yego. Bakoze Pastor, nitwa Mike Mugisha. Ndashaka gusubira inyuma gato, ariko ngaruka ku kino gice cya 8. Yego.
ndashaka nakomeje kumva commentaire za ku gice cya karindwi abantu bagiye bavugaho ndabivugaho sinzi urambwira uko mbyumva niba ari byo iyo urebye nko guhera ku gice cya gatatu kugeza kuri kiriya gice cya gatandatu atwereka nyine imigisha tubonera muri Kristo Yesu ibyo Yesu yadukoreye noneho mu gice cya karindwi akatwereka ririya tegeko itegeko dufite aratwereka ari amategeko abiri ririya tegeko ari amategeko ya Mose arwanira n'ibyo Kristo yakoze muri twebwe avuga akasoza avuga ibyo nshaka gukora si byo nkora ahubwo nkora ibyo ntashaka gukora agasoza avuga ati se nkora iki mbese ni ikihe gisubizo kiri muri ibi ngibi ngewe icyo numvishemo gikomeye wenda nagarukaho mbere yuko ngaruka kuri ya migisha ni uko urebye igice cya karindwi ikintu kitwereka kirangiza kitwereka nubwo Kristo yakoze ibi ngibi mu gice cya karindwi ubyishakamo ukabibura wanashaka no kubikora mbese rya tegeko rya kamere rikakwereka ko uri subject to gravity y'icyaha noneho iki gice cya 8 gitangira kitwereka igisubizo cyabyo kikatwereka ngo Imana ishimwe kuko bya bindi biturwaniramo hari itegeko rindi rishya twahawe itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ubata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu noneho sinyitwarwa na rya tegeko ryo gushaka guplizinga ya mategeko kuko muri ngewe nta birimo ahubwo hari irindi tegeko Imana yanshyizemo ngira ngo nongeye kubikonekta na kiriya gice cya Ezekiel na Yeremiya bigarukaho ngo nzabaho umutima mushya mbahe n'umwuka mushya ntume mugendera amategeko n'amateka yanjye muyasoze rero nashaka kubanza gutanga iyo commentaire ko numvaga usanga babigarukaho cyane bigize igice cya 8 rero ukirebye noneho atangira kurondora iyo migisha tubona muri biriya bice 40 igice cya 8 kavuga niba ngiye nasomye ndeba inshuro agarukamo umwuka ntagiye nsoma umurongo ku wundi uvuga ngo umugisha ukomeye twahawe muri Kristo Yesu nuko yadushyize muri ya tegeko rindi ry'umwuka w'ubugingo rishobora kovakaminga rya tegeko ritatumaga dushobora bya bindi byari byaratunaniye muri kamere bikagaragazwa n'aya mategeko ko tutabishoboye noneho akavuga iyo migisha rero dufite amahoro ku Mana turatsindishirizwa dufite ya migisha yose ntago ndi wirondore yose ariko ngiye nyisoma niwo mugisha ukomeye nabonyemo bavuga ngo dufite umugisha dukura mu kuba twarabonye ririya tegeko rindi ry'umwuka w'ubugingo ryanditswe ku mitima yacu murakoze yego reka twumve n'abandi bafashijwe n'iki gice ariko mugende systematiko muva hejuru mumanuka kuko ngira ngo ibyo Mike yavugaga arabanza akavuga ati buriya rero ku isi hariho kategori ebyiri z'abantu hari abari mu butware bwa kamere bakumvira kamere aravuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka umutima wa kamere utera urupfu umutima w'umwuka uzana ubugingo buhoraho gutyo agenda akora paraleli noneho yarangiza akavuga ati rero mbabwiza ukuri uba muri kamere uba mu butware bwa kamere ntashobora kunezeza Imana noneho yamanuka hepfo wa murongo wa 9 mwebwe ntimuri aba kamere muri abo umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe hanyuma umurongo wa 11 ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu ari muri mwe yazuye Yesu izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe 14 akavuga abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana urabona akora paraleli akavuga ngo dora abantu bamwe bari muri iyi kategori bagengwa na kamere bakora ibyo kamere ishaka bagendera muri kamere hano hari indi groupe y'ababaye abana b'Imana bayoborwa n'umwuka w'Imana umwuka wazuye muri Kristo atura muri bo abakora
abakora ibyo umwuka ashaka bakayoborwa n'umwuka. Abo ngabo rero noneho iyo ageze ku murongo wa 16 atangira kubatindaho. Reka twumve imigisha yo kuba abana b'Imana. Abahageze Fred mu muhe mikrofone yamanitse imbere y'abandi n'abandi mwese ariko mumanike ko harimo imigisha myinshi itarondoreka. Tubona mu gice cya 8. Amena. Nitwa Frederic Ndagijimana. Hano genda banza mpere mu gice cya 7 ngo nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza nyamara ibibi akaba ari byo bintanga imbere. Akomeza mu gice cya 8 umurongo wa 6. Umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo buhoraho. Yego. Aho ndashaka imigisha dufitemo nuko amategeko yabereyeho abakora ibyaha. Noneho muri iki gice cya 8 kubera ko twamaze kumenya yuko amategeko yagiyeho abantu bakora ibyaha dutsindishirizwa na Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba. Yego. Noneho ngo umutima wa kamere uzana urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo buhoraho kubera ko twahawe umwuka wera. Twizeye amaraso ya Yesu yadupfiriye ku musaraba. Umwuka wera utuzanira ubugingo buhoraho. Dufitemo imigisha yuko twamenye yuko amategeko yagiriyeho ibyaha, yagira abakora ibyaha. Yego. Reka dushake ariko ndashaka imigisha ifatika. Iyo ngiyo ni imigisha nayo ni imigisha ariko ndashaka imigisha ifatika. Yego. Mutangire mwinjire tuve muri theology tujye muri pratique. Haleluya. Yego. Amen. Mazina nitwa Munyaneza Gideon. Yewe nabafashijwe igice cya 8 ku murongo wa 3. Avuga ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora ku by'intege nke za kamere yacu Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha ciraho ibyaha bya kamere ho iteka. Amen. Uko yemeke. Umugisha navuga nakuyemo angaha nuko Imana yasohoje itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aducungure. Ibyo twarabibonye kuva mbere. Ndashaka imigisha imbese ibintu bya benefits dukuramo. Hano imbere kwa Bageni Josiane. Ego murakoze. Umugisha nabonyemo uri ku murongo wa 17 aho avuga yuko ngo kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa. Turi abana, turi n'abaragwa. Ndetse turi abaragwa b'Imana, turi abaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Yego. Undi mugisha nabonyemo urakomeza. Wabanza usobanura uwo ngo ariko mujye mubanze mwebwe mu mirabwangu cyuhanze ufata ikintu kirambure abantu bakiryoherwe. Yego. Icyo bisobanuye nuko turi abana b'Imana kubwo kwizera Kristo kandi kuba turi abana b'Imana turabaragwa b'ubwami bw'Imana. Hari ibyo Kristo yaduteguriye mu ijuru kandi tuzimana nawe uko Bibiliya ivuga. Yego. Yego. Debo hari ikintu ushaka kuvuga. Wakomeje rwose mbona uri excited. Njyewe umugisha nabonye uri ku murongo wa mbere uvuga ko abari muri Kristo nta teka tuzacirwaho. Abari muri Kristo nta teka bazacirwaho n'ukuri. Yego. Undi uri ku murongo wa 15 uvuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti abadata. Ako warambuye ako kantu tukakumva. Ndabisobanura nshingiye ku murongo Josiane yavuzeho
ko kuba Kristo yaradupfiriye tuba abaraganwa aduhindura kuba abana b'Imana. Rero kuko twabaye abana b'Imana yaduhaye nyine n'uwo mwuka wo kumenya ko Imana ari data wa twese. Oya, uwo murongo wa 15 ubamo akantu kari very emotional. Niba ushaka kumufasha cyangwa hanjeri ruhando bose barahakanye n'ukuri. Ntacyo, reka twumve undi muntu ushaka kukunganira, kuko uriya murongo wa 15 urimo ikintu kiri very powerful. Jewe iyo musomye numva ndi very emotional. Yaduhaye umwuka wayo, umwuka utadusubiza mu bubata. Yego free. Yego, urakoze. Ndavuga umurongo wa 5 n'uwa 6 icyo mbonamo. Ariko twari kuri 15. Wowe urende kudusubiza. Uwa 5 n'uwa 6. Kereka niba uri busubire kuri 15, kuko ndagira ngo tubanze tukuri mu kiri burimo hariya. Ivugiro wa 5 n'uwa 6 turaza kuhagaruka, ntacyo bitwaye, ntabwo biri buncike. Abakurikiza ibya kamere by'umubiri bita ku by'umubiri, naho abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Ni ukuvuga ko nyine abakurikiza ibya kamere babandi bakiri muri ya kamere nk'uko yatwigishaga umuntu yari muri iyo afite kamere ikimurimo bimuvugiramo cyangwa se ibyo akora, icyo gihe nuko baki muri rya tegeko. Ariko ku murongo nako mu gice cya 8 bakwereka ko iyo wageze muri Kristo ya kamere ikuvamo, nyine wowe ikuvamo ukajya mu mwuka wa nyawo, ukareka ya kamere yindi iyo wari ufite iya mbere wari ufite. Bon, uriya ndagira ngo mbasobanurire impamvu ndimo kubasunikira hirya. Ubundi mu nzandiko za Paulo zifite ukuntu ziba ziteye, akatubwira ibyo Yesu yadukoreye. Nk'iyo tuvuze ngo kubera urupfu rwa Kristo twahoze tugendera muri kamere y'umubiri, none tugendera mu mwuka. Ibyo ni byo Yesu yadukoreye, ariko hari benefits, hari inyungu ziva mu byo yadukoreye, nizo turimo kureba. Nk'iyo umuntu avuze ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, iyo ni inyungu. Kumva ngenda nemye kuko nta teka nzacirwaho kuko ni muri Kristo Yesu. Ariko 15 tugati rero uyu mwuka uba muri twebwe ahora dutakisha ngo etc. Reka twumve uwa 6. Ngaho urambanza urangize igitekerezo cyawe. Uwa 6 avuga ngo umutima wa kamere utera urupfu, ari wo wa wundi wa kera twari dufite tutarakizwa cyangwa se ya kamere twari dufite ubwacu. Ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Muri make iyo uri muri Kristo, kubera ko iyo wamwakiriye byanyabyo nk'uko cyangwa se waramumenye nawe arakuzuramo, nyine uvugana nawe, ubona wa mwuka w'amahoro utari usanzwe ufite. Okay, iyo ni benefit kuko nibyo. Reka twumve, ariko tugaruke kuri 15-16. Ndabona hano Aniseti yari yamanitse ngaho, mwegera ugena hari inyuma. Uriya murongo wa 15 gakomeye cyane uduha, kavuga n'umwuka, sinzi ko yenda tujya tubasha kugakurura, nk'akantu kaza kakakubwira ngo ubu rero sigaye uri umwana wa perezida, byararangiye ubu ngubu, ari ukuri bwitware, ukuri bugende, ahantu uri buce. Tekereza baje bakabikubwira bati uhita wumva hari imodoka za escort ziri hariya hanze, uhita wumva hari girofari kuri inyuma, uhita wumva ko bimeze ko muri iki gihugu hari ibintu by'akazi byo ntiwirirwa ubitekereza, ahubwo wiga uko uzagakora neza. So ikintu rero kindi yavuzemo hariya cy'umwuka uduhindura ukaduha confidence zo kumva turi abana b'Imana, ari ukubidevelopamo ibintu byinshi. Urumva kuba uri umwana w'umuntu Imana isumba byose, ishoboye byose, itanga byose, ikora byose, bikuvanamo ni nko gukandamo ubwoba waba ufite ubwo ari bwo bwose.
ahangaha niyo wahura n'umuntu akakubwira gusa ngo ni umujepe atari n'umwana wa perezida ngo ni umujepe uba uvuga uti ubwo atwaye imodoka niyo cya Sofiya cyamufata azagenda avuge ko ari umujepe birangire nta nubwo wamuhamagara ni ikintu gikomeye cyane ubwoba nabwo ushatse kurambura ubwoba warubura ubwoba bwinshi butera abakristo bukatuma twiba bugatuma tubeshya bugatuma twitesha agaciro bigatuma turwanira ibintu uriya murongo rero ikintu gikomeye kirimo kiriya kintu cyo kuduha confidence zitika umutima z'uko turi abana b'Imana nacyo kiri ntekereza ko kiri mu nyungu nini cyane byamera nk'aho ndi wabwiraga umwami ati ntuzajya uza ahangaha we gusa ujye uza unyongorere wigendere ngo yarazaga ntacyo umwami yamubwiraga akagenda umugabo bakaza bakamutura inka bakamutura amaturo kubera bavuga bati ni umugabo uziranye n'umwami reba rero ari umwana w'umwami usengera umwana wa perezida usengera i Remera hano byazajya biza amatapi bakayafura buri munsi ibintu byose mbese urumva kuba ari uwa perezida atanabibabwiye ako confidence rero ndiko mbona kari mu nyungu zindi abakristo rimwe na rimwe tujya twisuzugura wenda ntitumenye ko twagaha yego Mike yari yamanitse hanyuma na Rwatage ariko iyo mikrofone utanze umusada murakoze nitwa Mike nawe witwa Mike yego okay sawa niba Mike mwembi mwicaranye ubwo murahererekanya mikrofone hanyuma Janvier aze gukurikiraho murakoze cyane umbanjirije abivuze neza hari imigisha myinshi nk'uko wabivuze irimo nagerageje kurebamo sinzi impamvu ngira ngo abantu benshi barimo kubishyira mu bakabikomeza kandi numva byoroshye kimwe cyo harimo ubugingo harimo kuba twarahindutse abaragwa nabo ni umugisha kuba twarahindutse abana b'Imana kuba twarahawe ubutware kuba twarahawe gushira amanga n'indi migisha myinshi ariko kuri murongo wa 15 urugero rwiza natanga wigeze kuduha kuba umwana ari mu rugo yenda yarari kumwe n'umukozi agakora ikosa ariko papa we akaza waduhaye urugero rwiza rw'umukozi wabanaga na mugenzi we hanyuma baza kugira gutya bica isaki ya shebuja ubwo umukozi yababarirwaga undi atabizi ntabwo yarazi kijya mbere nyine so uko mbyumva wa mukozi wababariwe yashobora kongera gutinya se kwegera shebuja kandi yamaze kubabarirwa natwe niko twagenze twahawe ubutware butwemerera kwinjira buri hantu hose so ntabwo rero dufite gusubira inyuma nyine muri bwa bwoba nk'uko uyu murongo hano ubitubwira rwose twarababariwe twahawe freedom kwishyira tukizana nta mpamvu yo kongera gutinya ibyavuye kuri twebwe murakoze kamereze bazina eka Mike twumve hanyuma nkore commentaire ku ntabwo nari namanitse ariko sinzi ngira ngo ntabwo ari wamanitse ntabwo nari namanitse bigutsindagira mikrofone noneho nikomeze isirikire gusa mvuze kuri uriya murongo wavuze wa 15 akantu nanjye nkundamo kari emotional ikaravuga ngo twahawe umwuka mbese uduhindura abana b'Imana udutakisha Abba Data mbese iyo ugeze hariya ukamera nk'utekereje ko Imana ari data wa twese uri mu ijuru ukamusaba ubu byumva neza wenda nk'iyo umuntu afite abana urabere ukuntu umwana he's free kwaka ibyo ashaka uko abishaka igihe abishaka mu gihe abishakiye mbese ari free akareo aka kantu ko kuba abana b'Imana uyu mwuka icyo aduha umwuka wo kuba abana b'Imana ntituba abantu mbese ngiye gusaba boss wanjye bitandukanye nuko najya gusaba papa wanjye kuko papa nta protocole zizamo ni umubyeyi ni data uyu mwuka rero ngo adutakisha Abba Data niyo dusenga n'ibyatunaniye n'ibyatugoye n'ibitunaniza n'ibyo twifuza tuba tubwira data
imigisha yindi yo rero bayivuze wenda nari kujya mu gice cya 30 ariko reka mbaze ndeka reka tubanze twumve n'indi bo ndagira ngo kuri iki gice Janvier afite mikrofone nendaga kuhava ko ndabizi hari haraza turaza kuhatinda kandi nshaka ko iki gice cya 8 tukirangiza dukuyemo indi migisha nk'itatu hanyuma tukagisoza neza yego ya murakoze cyane ngira ngo uyu murongo wa 15 impamvu ntago nashaka kuwuhuza n'iriya mirongo isa naho isoza uriya murongo wa 30 hariya bigaragara ko muri iriya mirongo mu by'ukuri biragaragara ko twebwe twaranesherejwe intambara zacu ariko noneho hano kuri uyu murongo wa 15 uriya mwuka twagiriye ubuntu twahawe hari ikintu wavuze gikomeye tugomba no gutekerezaho cyane kira kintu gituma tutajya mu bubata bwa Satani ubundi muri gahunda zacu zose dukora twakagombye kumenya abo turibo uyu mwuka rero iyo dutaka nyine ngabada kugira iyo confidence ni cya kintu cyiza nyine gituma twebwe waba ndeba haba hari itegeko ritugenga gemba numva afite umwami unyobora mba mfite mbese ubwami bunyobora ngenderamo yego ukuvuga rero ibitekerezo byanjye iyo mfite uyu mwuka mba ndi connected n'umwuka w'Imana ku buryo ibitekerezo byanjye ntibyakagombye kuza bijya beyond y'iby'Imana mu by'ukuri mba nenda gutekereza nk'iby'Imana ku buryo mu byo ntekereza byose nta mafuti yivangamo mvangira kubera nyine uwo mwuka ntabwo mvangirwa cyane hari abantu bajya bakunda kuvuga agaseroga ngo Yesu umugire uwa mbere yego no kuvuga Yesu wamugize uwa mbere mu bugingo bwawe mu buzima bwawe byanze bikunze n'ibyo ukora nyine ubonamo Yesu icyo kintu kirafasha cyane kandi kigendana n'ibyo wahoze utubwira nta kindi cyagutera cyaguprotectinga cyatuma utajya mu bidasobanutse cyatuma usigara wenyine uri umuntu wubatse ukumva uri confident ko utacinya mu mugore wawe cyangwa se utagira ute uretse kumenya yuko hari ukureba si ngombwa ngo habe hari undi muntu ukureba kugira ngo ukore icyaha ikindi kintu rero kuri imirongo ya nyuma kigize ngo ninde uzaduciraho iteka urumva ni Kristo se ni Kristo Yesu se kandi ari we wazipfiriye ikindi urebe hariya niwe unatuvugira niwe wicaye iburyo bw'Imana iyo twagize ingorane tugataka niwe uduhumuriza niwe udutakira kugira ngo tubabarirwe ibicumuro byacu byose nge rero nkumva ko umugisha ukomeye ni ukubona uyu mwuka utuma tuba connected n'Uwiteka ikindi twaratsindishirizwe mu by'ukuri twaranesherejwe intambara zacu iyo twahuye n'akaga niwe tujyaho hanyuma tukamutakira akatuneshereza bivuga ko twanesherejwe intambara zacu barakoze yego ngira ngo mu mirongo yose iri muri iki gice muri ubu rwandiko rw'Abaroma the key verse umurongo ukomeye cyane mu migisha twabonye n'uyu nguyu abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana ubundi ari bigarukiye aho ngaho ntabwo byaba bifite imbaraga ariko 16 ngo mutahawe umwuka wo batubasubiza mu bwoba ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana udutakisha uti abadata urabona uriya reka mbivuge ko hari abana mu ngo z'Abanyarwanda hari abana babamo akaba ari nk'umwana wo kwa mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye cyangwa n'abandi bashobora kuba mu rugo ariko umwana wahavukiye wacu ushobora kuza katanya kinjira ahantu hose ubandi ukabona barabanza gukomanga barabanza kushaka mbese ariko naravuga ngo twebwe uyu mwuka w'Imana dutakisha ngo dadi burya iyi aba data
ni terime ubundi uriya kugira ngo Imana ngo papa, hari abantu bajya basenga nkumva baravuga ngo papa, ngo mana papa, iryo jambo rirangora ko sinigeze mvuga papa mu buzima bwanjye. Kiye papa yapfuye ndi umwana nkura ntazi kuvuga papa, n'ubu kugira ngo nzabyipompemo mvuge ngo papa. Ariko gusobanukirwa ibi ngibi nshobora kudasenga mvuga ngo papa ko singira amarangamutima ameze gutyo, hari abandi bayagira pe kandi babagabo kumva aravuga ngo papa, ngo turakubwira papa. Murumva abantu basenga gutyo, nicyo bivuga. Donc biduha intimité n'Imana. Ariko giye nkimara gukizwa, kuko wenda nkunda kubibwira abantu ko harimo nawe mwenda bishobora gufasha. Nkimara gukizwa namaze igihe ndabanza ngira ibikomere nari mfite by'amateka mabi y'iki gihugu yankunda gusubiramo, ariko nari mfite igikomere kimwe, icyo ngicyo cya papa. Yajyaga nshakisha nkamukurura mu mutwe wanjye nkumva ndamwibuka avagoma kera, urumva yapfuye mfite imyaka 5, nkumva simusingira neza. Noneho nkahorana iyo orphan spirit, nkajya ngo iyo papa waba, iyo papa waho, iyo papa. Bukeye Imana iramubwira ngo ariko ntabwo biba bisobanukiwe. Yes, wabuze papa wawe, ariko n'iki wamburanye. Nsubiza amaso inyuma nsanga despite all the problems, nibwo habayeho ibibazo byinshi mu buzima bwanjye, Imana yambereye data ikamubwira ngo subiza amaso ku musozi wanyu aho uvuka. Hari abana benshi basigayeyo bafite base, wowe urimuka ujya sogonderi. Subiza amaso inyuma urebe aho wagiye unyura hose. Yawe naguze ko buriyo ko dufite data. Buriya rero njya mbibabwira rimwe na rimwe yewe nshobora guhimba indirimbo mbi, nshobora guhimba indirimbo nziza, ariko iyo nagiye mu marangamutima menshi sinjye mbeho. Kera nari mfite gitari, uretse ko ubu nyine ngira ngo nzasubira gufata amasomo, ariko so ngo ncuranze ntimwaseka. Ariko hari igihe nigeze kwicara medita kuri iri jambo urukundo rw'Imana, ndabimedita numva biranzamuye, numva binkuye mu bupfubyi, numva binkuye mu bwa. Uzi ko hari igihe warabayeho ubuzima bwawe bagenda bakwandikira minus, Imana ikandika plus. Bona buruse yo kujya kwiga muri Amerika bayihinduramo kujya kwigisha Rurindo, umva nyine ubundi wagombaga kwiheba. Imana yabwira ngo ubwo uri umwana wanjye, don't worry about your future, ibi ntibiguhangayike, amini control. Urero njya mbisetsa abantu kubera ko giye ndi mu bantu b'abanyamugisha, ndagenda nkabona nk'abana baraje bati pastor turashaka ifoto, muzi mwifotoze. Kubera iki? Kubera ko birimo birambwira ngo kera wamaze igihe amahirwe arimo kugenda agucika, ariko kubera Yesu. Pastor turagukunda, ntabwo ariye mukunda. Niba munibeshya ko munkunda namwe mwicaye hano, mbabwije ukuri ntabwo ariye mukunda. Ubiyomba nibera hari hanze ndi umusinzi, nta n'uwari kubazi kombaho. Ibyo mfite byose, ibyo nageraho byose si PhD. Reka da, hari aba PhD holders benshi abajene batifotoreza kandi bisimbyirata. Ahubwo gihe biranezeza. Hari n'abambwira ngo abantu bakwifotoreza ngo ubuzi bazayakoresha iki, bazayakoresha icyo bashaka. Iyo umuntu ashaka kwifotoza naze muha ifoto. Kubera iki? Kubera ko it's not about me. Ndekuye Yesu ntabwo iyo layimurayiti yakongera kuba. Ariko icyo mbabwira, iyo avuze ngo twebwe Imana yadushyizemo umwuka wayo utuma dutaka ngo Abba Data, ngo kandi kuko turi abana b'Imana turi n'abaragwa, ngo tuzaraganwa na Kristo. Think about your identity muri Kristo, utekereze uwo uri we muri Kristo Yesu, bikwinjiremo. Yewe reka mbabwire impamvu twebwe twabaye mu buriya igihugu twabayemo ntabwo mukiza. Abenshi b'urubyiruko ntacyo muzi. Umuntu utarabaye mu gihugu kimuringaniza ngo we wari umwarimu muri university bagutwara ujye kwigisha sogonderi atari uko akazi kakunaniye cyangwa wagakoze nabi,
uba warabonye buruse yo kujya muri Amerika bayikwambure kubera izo mpamvu nyine kuko utakiri umwarimu, nurangiza nunagerayo bajye bagukurikira, ntabwo ushaka kujya muri detail. None Imana izi gukomange kugira ngo ariko ko mbona ndimo kwiheba. Don't you know I'm your dad? Kandi bariya bose ndabategeka, bariya bose kibi byabo byose. Reka mbere cyuko Imana ijya ibikora. Icyo gihe imaze kumbwira ko ari data, nkabiryoherwa kanahimba n'indirimbo. Icyo gihe naricaye ahantu narindi numva ndarengewe. Nimba indirimbo umunsi nzasohora album erega muzatangara. Yaravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze, twatumye twitwa abana b'Imana, kandi koko niko turi, kandi koko niko turi. Rero iyo wicaye ukajya witeramo iyo ntuzi ukayimedita kugeza igihe bihinduka your own thoughts, uhangana n'ibibazo byose bibaho. Nyuma y'uwo munsi ibijyazaga byose navuga ni no, you don't know who you are talking to. Umusirikare yageze kunyaka indangamuntu, arambwira ngo indangamuntu irimo umwanda, nshaka kumubwira ni if you knew who you are talking, iyo umenye urimo kubwira ntabwo uzuhagaze inyuma yanjye ahubwo uritonde. Najyaga nta muntu nigeze mbibwira, ariko uzi ko uyu muntu ashobora kumva inkuba imukubise atazi icyo azize. Wowe urimo urabwira umuntu Imana yabwiye ngo nzakubera so, ukambwira ngo mfite umwanda mu ndangamuntu. Namwe nakada yewe ntaho mfite. Confidence ukura mu kumenya ko Imana ari so. Nshaka kubwira umuntu wicaye hano wese, niba warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwana, ukaba umwana w'Imana, jya ugenda muri iyo identity kandi we kuyitatira. Ko confidence yawe izatangira gutakara umunsi uzasubira mu byaha, ariko nugendera muri iryo zina Imana ikakubera so, ntabwo uzabyicuza. Yewe nshaje ntabyicuza, kandi mbatera umwete kugira ngo musobanukirwe mu byumve, kuko ngo n'ibyaremwe byose ngo bitegererangiza amatsiko kuzabona guhishurwa kw'abana b'Imana. Umunsi tuzaba abana b'Imana nk'uko Imana ibishaka, bazajya bavuga ngo ariko bariya abantu ko tubona bafite ukuntu bagenda, ni abana b'Imana, ni abaragwa bategereje kuraganwa na Kristo. Ariko igihe abakira no ku isi nk'uko Janvier yabivugaga, aravuga ngo ubuse none iki kizadutandukanya n'urukundo rw'Imana dufite muri Kristo Yesu? Mbese ni ibyago? Mbese ni amakuba? Mbese ni ugutotezwa? Ngo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze mbere. Amen. Ariko iki nkibayeho devoir, tuzakomeza kuwa mbere tureba igice cya 9 n'icya 10 n'icya 11 havuga ku gakiza ka Isirayeli k'Abayuda. Ariko mubanze musubiremo iyi migisha, mubanze muyiappropriate, muyigire iyanyu, kuko buri ikintu kunesha kwacu kwa mbere kuva mu kumenya neza abo turi bo, identite yacu. Umuntu yakubwira ati tujye muri ukamubwira ngo ya twebwe turi abana b'Imana, hari ukundi tugenda. Yakubwira ati ariko wenda buno usuzuguritse, ukamubwira ati ya ntabwo twe dusuzuguritse, turabaragwa ariko umurage wacu ntiturawugeramo. Amen. Reka rero tugarukiriza kiri kwa hafite ikintu ashaka kuvuga cyihuti kimuremereye cyangwa ashaka kuvuga ati ariko nanjye numvise. Ndabona Frida yamanitse cyane akomeza ku insista, muhe mikrofone atanigwa n'ijambo. Akoze ari akantu bigeze kuvugaho kare chairman. Hari akantu reka tuvuge gato kuri kamere cyangwa kamere yacu. Buri kamere mvuga ko ituremanywe twebwe ubwacu, iri muri twebwe ituremanywe, turayivukana. Yego. Hanyuma
iyo umuntu ahubwo ati ni umukristu reka tubishyire hano muri rusange mu isi turimo turi abantu nanjye ndi umuntu ushobora kugira ibyanjye nuko muri iyi minsi dusigaye tubyita mbere umuntu ajya kujya kubwira umuntu ati mbara winzamurira kamere yanjye ariko dusigaye tuvuga ati winzamurira isukari yanjye niko dusigaye tubivuga so njyewe nk'umukristo nza gusenga nkavuga mana undinde kamere undinde abantu usimure n'uyu sinshaka umuntu uri buze nzamurira ibyanjye kandi iri muri twebwe nyine twebwe rero aho turi duhura n'abantu ushobora guhura n'uyu nanamureba nkumva nkavuga se ubu nk'uyu kuko nkumva ndamwanzi kandi iyo ni kamere yanjye ndimo nahura n'undi muntu nabona n'ukuntu agenda nabyo bikaba ikindi iyo ni ya kamere ikindimo rero nk'umukristo iyo ngenda mu muhanda kandi bya byaha byose batubwira ati umuntu yirinda iki n'iki 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 cyane cyane nkatwe tugenda mu muhanda ushobora kubita n'umumotari yanagucaho ukabona nyine ukazenya uvuga ati nk'uyu nguyu kweri ibyo rero njyewe ndambaje nka Frida njye nk'umukristo sibyo njye nk'umukristo ya kamere yanjye ndasenga hano buri munsi unkize mana unkize iyi kamere yanjye bireke nkaza nkasenga rimwe kabiri najya imbere bikanga nese twitware gute muri iyi si kugira ngo izo kamere zacu zitazamukana ariko uzi ko musomo ntimubyumve buriya rero icyatumye Yesu ajya ku musaraba ni ukugira ngo motari nagucaho akagukuba ukarakara ngo nimurakara izuba ntizarenge mukirakaye kandi numara kwihana wenda ko wavuze nabi ukanamusaba n'imbabazi niba ubishoboye ujye umenya ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho ikijya kigora abakristo benshi iyo kamere yarushije umwuka kwihuta si no kuvuga ngo yamurushije imbaraga aba yarushije umwuka kwihuta kuko umwuka we ntabwo ajya ashyiramo imbaraga ariko kamere ihora yumva ifite amashagaga ishaka kwihuta Imana irakubwira ngo don't worry you've been forgiven ariko niwuhindukira niyo mpamvu Yohana yanditse aravuga ngo nihagira uvuga ko nta cyaha akora ngo aba yishuka ngo n'ukuri kukaba kutari muri we kuko twese tugira ibintu duteshukaho ngo ariko ngo nikiranukira kutubabarira ngo amaraso ya Yesu akatwezaho ibyaha byose iyo tubiyaturiye sibyo aturira Imana ibyaha kuko uri umwana ubundi se reka mbaho urugero rubafasha kubyumva neza hari abantu ugenda bavuga ngo ubu ngubu se ngo mpfuye ngo najya hehe ninde utarakoze amakosa akiri umwana yewe nari nkubaganye Kabombo bashoboraga kuntuma kuvoma nkataha nyuma y'amasaha 2 cyangwa n'3 mu bana bakubiswe iwacu nshobora kuba arigihe wari inkoni nyinshi ariko naratahaga si byo se kiwe ndi umwana mu rugo nshobora kugenda nka akora amakosa nataha wenda bakampana ariko ntibanyirukana ko ndi umwana ndi umurago sibyo rero kuzageza ahantu usobanukirwa ko Imana yacu atari Imana ihora ihekenya amenyo atari Imana ihora hari abantu bavuga Imana bakavuga ngo Imana ngo ntabwo muyizi ngo iyi Imana ngo umujinya w'Imana ntimwawusobanukiwe nk'abantu Imana y'umujinya abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho rwose Imana yakoze relax umunsi Yesu ajya ku musaraba iravuga ngo ahubwo muze mwarababari wowe b'umwana ariko niba kuba umwana w'ingegera nta nubwo ari Imana izakwirukana ni wowe uzivanayo kubera ko mu rugo rw'Imana turinjira tugasohoka ariko iyo wiyemeje kuvayo ntabwo iza kuguhiga oya irakomeza ikaguhamagara ariko ntabwo iza kuguhiga nta nubwo izagukurikiza umujinya hari abantu bajya bambwira ngo buriya rero ngo iyo uri umurokore ngo aho kugira ngo iguhombe ngo yaguhombya nkavuga ni murayibeshyera pe aho kugira ngo iguhombe yaguhombya no yewe urutayisira ntwane mvuye mu gipastori nkabireka nkigira kwishakira amafaranga mu bucuruzi ntabwo Imana yanteza ibihombo oya ntabwo ariko Imana ikora ari uko ikora abanyabyaha baba barahombye kera batakiri no muri business Imana igushiriza imvura ababi n'abeza ikabavushiriza izuba
iyo migani rero ngo aho kugira ngo iguhombe ngo yaguhombya ntabwo ihuye n'ukuri kw'Imana, kuko nzi abantu benshi bavuye mu nzira y'Imana barigendera kandi barunguka, gusa bakabura amahoro kuko nta mahoro y'abanyabyaha. Mujye mubitandukanye. Ikindi babura, nta murage w'ubugingo baba bagifite kuko bavuye mu murongo w'umuryango w'Imana. Ubundi umupagani rwose uzi gucuruza aracuruza agakoreramo ibyaha kandi yarahoze akizwa. Njya mbona n'abarokore, abahoze ari abarokore benshi rwose ubu ngubu bakize bahejeje kandi baragiye mu byaha basubirayo. Ariko Imana icyo ubura ni iki ngiki turimo kuvuga, nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro afite ku Mana, nta murage afite ku bizaza. Nta nubwo akivuga Imana ngo avuge ngo ni data, ngo umunsi byakomeye avuge ngo ibyo byose ngewe ndabizi ndasubira iwacu. Imana ibaha umugisha rero.